Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Turabasuje tubahaye ikaze nk'ubusanzwe, ni ikiganiro nyine kibanda ku myidagaduro. Murabibona turi kumwe n'abastare, ibumoso iburyo turi kumwe na muganga araza kutwibwira, turi kumwe ndetse na Prophete Noheli uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, turi kumwe n'umukinnyi wa filme Nifisi, baramuzi muri sinema yaha mu Rwanda. Nohe, akira uragira intama zawe. Turabasuje mu izina rya Yesu kubemera Imana. Ndakeka ko nta n'umuntu udashobora kuba yemera Imana. Amazina ni yandi yababwiye, ni Prophete Byukurabagirana Noheli. Nkunda gusenga, ndi umusore kandi witegura kuzabivamo vuba nkaba umupapa. Nkavuga ngo rero icyo nabwira abantu nuko turi umuryango mugari hano ko bari kutureba uko nguko, twese turi abakozi b'Imana, twemera Imana, twemera imvugo yayo. Mbese nta muhakanyi uri muri twebwe. Bagusabye guhura ariko nturamenya amazina yabo. Amazina yabo nabo niyo mpamvu bicaye hano, sinabavugira n'abantu bakuru. Reka duhere kuri umubyeyi. Murakoze cyane, nitwa nkuko bababwiye muganga Asina Uhiriwe. Ndi muganga nyine nkuko ndi umubyeyi w'umumama w'abana 4. Nanjye ndi hano kugira ngo ngire cyo sangiza abanyarwanda badukurikiye. Reka turebe na Kibamba. Murakoze cyane, banyita Byukurabagirana Noheli. Ubwo utanze yihangane rwose. Fisi rwose abari muri za nyiri. Byukurabagirana Noheli. Ubwo utanze yihangane. Na Fisi ni ryanjye. Angira ngo bakwandikiye hari byinshi bashaka guhura nawe muganira. Urubuga n'urwanyu. Ikibazo buri wese ikibazo afite kuri wowe akikubaza. Se duhere kuri ndera. Tuvuge ngo n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu. Oyada. N'uyu nguyu. Bufashe wowe nimara gusenga ni wowe uraheraho. Turakwinginze Mana ishobora byose, nanone turagushimiye ko duhora tugushima n'ubundi. Cyubahiro n'icyo nta mugisangiye. Waravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge byawe ukandagiraho, ijuru naryo ni intebe yawe wicaramo. Mana rero tugiye kuganira, ibiganiro tugiye kuganira, umwuka wera biragire, kandi abantu bose baduteze amatwi badukurikiranye ubahereze kumva izi nyigisho zabizo muganga agiye gutambutsa, bya bigiye kuva muri ngewe, bya bigiye kuva muri Fisi, ndetse n'aba banyamakuru bari hano, nabo ubahe umwuka wera kugira ngo batubaze ibijyanye no kwemera kwawe. Imbabazi zawe ziganze, uri Alpha, uri Omega, uri tangiriro yewe ukaba n'iherezo. Uhereye none nawe uzakuzenguruka cyane ko ijambo rye rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Bana natwe muri iki kiganiro icyo duheje n'imbaraga z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye ikaze na kari mu mitima yacu ngo tuyobore none aho tuvugana. Amen. Amen. Hanyuma ngewe ndashaka kubaza umugabo Noheli. Karama. Ikibazo cya mbere ntubaza. Wari wavuze ngo uzarongora uriya mugore wa pasiteri, cyaje kugenda bite ko utamurongoye nyine ngo umushyire mu mago? Icyo nakubwira, ntabwo namurengoye bitewe no kubura ubwenge, ariko n'ubundi azarongorwa kuko Bibiliya avuga ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo, nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacyo. Okay. Ikibazo cyanjye cyari icyo ngabo baza nahereza ijambo n'uwo mubyeyi. Muganga ararihorana, ahubwo nyakugira ijambo, uhorana ijambo jya mbere. Murakoze cyane Nohe. Ngiye maze iminsi nkubona umaze kwamamara cyane, bakufata nk'umuhanuzi, nk'umuntu uvuga ijambo ry'Imana, kandi nanone mu myidagaduro naho urahari. Hari ibintu umaze iminsi uvuga, hari icyo kwa mugore wa pasiteri cyo wagisubije ahari, ariko naje hafi. Ariko hajemo n'ikindi, nabonye ikindi cya Ariyakuru. Bimeze bitewe na Ariyakuru, ubu niwe ugezweho. Ariyakuru naje kujya kuri social media, ndeba abantu bose ibiganiro batambutsa, mbonaho umwari mwiza utambutsa ibiganiro byiza cyane. Donc namubajije n'abantu numva arashoboye, mbona n'umuntu umwana mwiza. Ndavuga ngo ndifuza kuzashaka umugore umeze nk'uyu, cyangwa se nifuza guhura n'uyu muntu. Hagize umuntu nkorera ubuvugizi nkahura nawe, hari ibibazo by'amatsiko byinshi numva namubaza. Abanyamakuru rero babigize birebire ntibabyumva, kandi imerutse kubona umugore waje avuga ngo dore imbogo, ngo dore n'imara.
aravuga ngo nkunda Bruce Melody, bamuhuza na Bruce Melody baraganira kandi baranahura. Undi azavuga ati Juno Kizigenda nawe barahura. Rero ndavuga ese niba abantu bahuza abantu n'abandi kuki ngiye batampuje nabo. Ndumva rero impamvu navuze ngo kuki natahuye nari yakuru byabaye ubushobozi cyangwa se ntibyakunze, ariko ubwe ntabibona, ndabizi ko akunda kunkurikirana, yarananshobije yewe icyo gihe yaranshubije arambwira ati Noheli aracyari muzimara, ari yakuru ndi muzima n'ukuri uzame gahunda duhura. ubundi ubuhanuzi bwa Noheli murabwemera? nibyo nicyo naringiye kumubaza nk'umuhanuzi, koko uri umuhanuzi nyakuri cyangwa nawe uri muri abandi bashaka gutwika njye numva? ntabwo njyewe dusobanurire. njyewe ntabwo mba naje nje gutwika. Umuntu watwitse ku isi bikamenyekana akaba icyamamare mu Rwanda no mu mahanga no mu ijuru ni Yesu Kristo, kuko ibi tuvuga abantu bavuga ngo ni ugutwika, abantu baba babisize hejuru. Yesu niwe watwitse ageze mu bukwe bw'Ikana akora igitangaza harashya koko. Yesu yari umutwitsi wa danje kuko yashyiremo n'abantu akantu abakaraga karawundi. Urumva yahageze byari byanze akora igitangaza gikomeye mu gihe cyiwe, akora igitangaza gikomeye. Yewe na Mose ngo yarabibonye igihuru kirakongoka, hanyuma ngo kimaze gukongoka cyaka umuriro, Imana ngo iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko ugeze arahera. Urumva rero abantu bigira ngo baratwika ntibatwika. Dore ahandi hantu Yesu yakoze igitangaza gikomeye muga. Ari guhungira kuri Yesu, ari mubajije. Buretse nyendaje subize ni njemba mfasha urugero, kuko urabona tugira ikintu cyitwa kugenda inje vora Imana igumugisha. Rero urugero Yesu ageze ku musaraba igorogota ngo agiye gutanga bese agiye kurangira mu mwuka, aravuga ngo byose birarangiye, abarahashumitse arikomereza. Rero ngewe cyonza nukuza nuzuza ibyo Yesu yasize atarangije ngo nanjye nzabigereho n'abandi bazaza bahireho. Nibyo yigeranyije na Yesu nabyo urabyemera? Umwana oya ngewe buri Yesu yarabyanye. dore impamvu mbivuze ndi umwana w'Imana. None se Yesu Imana wapfanye? Buretse gato ngusubize. Ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi n'ububasha bwo kwitwa abana b'iki b'Imana. None se Yesu aho ngaho abo turi abana b'Imana, ahubwo turi ibiremwa bya Nyagasani, turi ibiremwa by'Imana. Ikindi tukaba amaniga y'Imana. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Usengera nsengera mu Basilamu. Wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Cyangwa nawe uri muri babo batamwemera? Wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Hako sereka ngubaza ikibazo. Yesu abaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, Imana yabiki cyanje? Ngo yabiki cyawe? Bibiliya iravuga ngo ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzagira mu bwami bw'Uwiteka atari njye umujyanye ngo mugezeyo. Bivuze ngo Imana ugiye kuba nk'abantu bavuga ngo Imana nibyara ntibyarwa. Ubwo nawe uri muri ba bantu bemera yuko Yesu ari Imana? Yesu impamvu bivuga ko ari Imana, mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta kitararemwe na Jambo. Ako sereka ngubaza ikibazo. Ikindi niyo mpamvu baca umugani mu Kinyarwanda ngo usa na so niyo mpamvu uri mwiza. Imfura na se bagira gute? Barangana. Bivuze ngo niba Yesu ari umwana w'Imana n'ubumana buri muri we. Yewe ntago ngewe mpuye na data ubyumva ibyo bintu. Cyakoze data dushobora guhuza imico imwe n'imwe. Urumva? Kamanya mvana makiri. Data dushobora guhuza imico imwe n'imwe. Nago data twahuza imico yanjye nawe. Kuko nimba nye nikundira abakobwa kwaje kwa ndani kwa chini, papa wenda akaba yikundira byeri. Urumva? Man turatandukanye. Reka twumve muganga. Muga ari cyo ushaka kumbaza? Nashaka kukubaza. Hari abantu baravuze ngo baravuze ngo tukavugaho gatoya ariko tusimuke sinayo ntuza y'uyu munsi. Yes. Mbere na mbere hariho Jambo. Kandi Jambo yari Imana. Yahoranye n'Imana. Yego. Nta cyaremwe cyose kitaremwe nawe. Iryo Jambo rihuza gute Yesu n'Imana? Kugira ngo Yesu ahinduke Imana biza bite? Ni ukuvuga ngo ijambo rivuga ngo yaje ari umuhuza wo kuduhuza n'Imana ngo twunge n'Imana. Turi kuri iryo Jambo. Wemera ko icyaremwe cyose cyaremwe n'Ijambo? Cyaremwe n'Ijambo. Kandi Jambo yahozeho.
ni ijambo bivuze ngo ni Imana. Ijambo ni Imana. Noheri uri kumwe n'ijambo ryawe. Yego. Ushobora kuvuga uti mpereza iriya ntebe. Oya. Ijambo ryanje. Ariko reka mubwire haja. Baretse gatoya. Baretse samahani. Twubahane. Ubu none aho ufite abana banini kuvuza. Ni bane ni batatu? Bane. Bavuze ngo utuye muri Kanombe. Dufashe Hajati niwe muntu wenyine ufite mu bana afite abana benshi. Naduhemo akana kamwe gacungura umudugudu cyakaritsiye. Ako kana kufite benshi n'ubundi ugatanze bavuga ati ntago ndeba mu mbyinda gumana abandi wagatanga. Cyangwa ntiwamutanga ngo bamubambe. Subiza. Sha reka nkubwize uko. Aho ngaho nta muntu watanga umwana ngo bamubambe. Bivuze ngo Yesu rero Hajati yakubwiye ko ari mu bababajwe no kumva inkuru nk'umusore uvuga ngo ugiye kurongora umugore wa Pastor Theogene w'Imana yagutumye byarababaje. Haja nibigakubabaza kubera ko Imana ishobora gufata mu Kigali igafata na Rebero na Kiruhura ikabiringaniza bikajya hasi ku murongo bikangana. Bamwe muri bo baje bavuga ngo kara gasore witwa ngo ni Mugwiza ndana Murindwe Mugwiza aravuga ngo kara gasurugunyu mugwi ntago ndi Mugwiza ngo ragasurugunyu ubu se hari umuntu w'umugabo gasurugunyu ntaje binyobera ahubwo uwo muntu ni ikigoryi. Norase ari guta umuntu yifata akita umuntu w'umugabo ngo nagasurugunyu. Mugwiza aravuga ngo nagasurugunyu ngo ntago ngo ndagasurugunyu ngo ntago nagakwiye ngo kuba ngo nigerereza ngo bari yakuru ngo nigerereza ngo abantu. Oya kubigerereza byo si ikibazo kuko nawe uri umugabo kandi urateganya gushaka. Ariko rero no mama ujya kuri YouTube njya mubona. Ubyibushye? W'inzobe. Ndamuzi turaturanye Kacyiru. Ibaze no kuri uze kumumwirira rero fisi ngo. Rero ari ibintu ubundi abantu bavuga batabanje no kubitekerezaho. Kuko sinibaza ukuntu ubundi si ukubabeshya yaba muri Korani yaba no muri Bibiliya cyane. Kirazira kikaziririza wongera ubivuga nk'icuri cy'umwe kikaziririzwa. Urukumva? Nta muntu w'umugore wo gufata umuntu w'umugabo ngo amwite ngo nagasurugunyu. Nyina nuko bavuze ngo bazanye ibintu ngo byo kuvuga ngo abantu barareshya ariko ni izina ry'Imana ishobora byose. Imbere y'Imana umugore n'umugabo ntago bareshya. Yego. Sibyo? Yego nyine hari ibintu bashobora kujyamo bakabikora bombi ariko hari ibintu umugabo akora umugore atakora. None se ubu umugore yakirongora? Vino n'umukobanyi uyinyweye agashukwa nawe nayo nta bwenge abafite. Bivuze ngo rero kubwinda yamunaniye fisi yanyweye Bretse gato ko muvuze gutyo hanyuma ku bantu bizera Yesu sibyo? Yego. Ko Yesu yakaraza abana karawundi sibyo? Nase Yesu si ari intumwa y'Imana. Nicyo cyagufashije kugira ngo ujye nawe kujya winywera ku kabyeri. Yanjye ntago ari ibyo ngibyo. Fisi ni kubwinda ye yamunaniye. Oya ntago ari kubwinda yanjye yananiye. Ndagira ngo mbwize abantu kuri sibyo? Ngewe utazambona nka fisi ngo ushaka kungenza uko ushaka cyangwa ngo idini Bretse gato Hajati niwe wansembuye cyangwa ngo idini rishaka kunyobora uko rishaka. Nge nta dini rizanyobora uko bidibishaka nta muntu uzanyobora uko abishaka. Urumva? Keretse Imana isumba byose yonyine nizanyobora uko ibishaka. Hanyuma ikindi kintu sindajya hejuru y'amategeko nzajya munsi y'amategeko ariko ibintu bijyanye n'iby'Imana ibintu bijyanye n'amadini nta muntu uzaza kunyobora. Ni numa nshaka kunywa byeri nzayinywa. Umuntu uzaza kunzana ibintu by'intuza by'umunwa nzamubwira ati fuck you. Oya ntukagitukana kandi umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo kuba umwana w'Imana reka nkubwize ukuri. Merutse kubona mama wanjye. Urumva? Merutse kubona mama wanjye. Mama wanjye ananiwe wa munaniro umwe wo gupfa. Urumva? Mama wanjye yari yagiye ahantu bita ngo niba ari Kibeho. Yego. Urumva? Ikibeho kwa Bikira Mariya. Kwa Bikira Mariya. Yego nyina wa Jambo. Umubyeyi arananiwe. Yaraye ataryamye yagiye ku Kibeho niba ari ku Kibeho. Ikibeho Yaje arangije
ntaruhutse ngo baramutumiye ngo mu bintu ngo by'imiryango remezo ngo kandi ngo atagiyeyo ngo bamwirukana ariko mana nyagasani ni gute abantu bashaka kuyoborwa n'intuza n'amadini n'akasamutwe mana reka nkubwire icyo narinzaniye cyangwa umusiramu pe umva fisi nzasenga gatanu ku munsi nzasenga imana yanjye nta muntu ntabwo ngiye nkora ibintu ngo bandebe fisi ngiye nkora ibintu mva nkubwire fisi twumvikane impamvu narinzanyemo ako kantu ni uko nyine nabicisheho kubera ko twari twatangiye tuvuga ku bintu by'imana ngaho buretse gatoya impamvu narinzanyemo iki kintu cya byeri n'ibintu nk'ibyo no kuba yagenga ngo arya abana ni ibintu ngo niba ngo narya ngo niba ibyo byose fisi ntiyabikora ntabwo yabikora ndabizi gusa ibintu by'amayoga njye nashaka ngo tubigarukeho ku bintu by'imirire urubyiruko indwara zateye ni ibintu bigira ibintu by'amasukari menshi cyane bishobora kuba byakuzanira izindi ndwara dushobora kuba dufite ibiro byinshi nk'uko ariko iyo tubifite turimenya ubwo ndavuga kuri jye na fisi ibintu by'amasukari menshi nyamuneka ngewe ntabwo n'inzoga yabyemeye kazinywa yabyemeye kazinywa urumva fisi rata umva ikintu ushaka nagira ngo harimo akantu gatoya umutima ndwaye nta yindi ndwara n'imwe tugomba no kujya twirinda ikindi cya kabiri tukanasevinga iyo zibaye nyinshi uretse gatoya ikindi kintu ngira ngo nibwire abanyarwanda batanyumva nabi yego hari umunyarwanda n'umwe wari wambona naraye muri rigori hari umunyarwanda wari wambona narwanye bamfunze hagati yakubwiye ngo vino ni umukobanyi uyinyweye agashukwa nayo ibyo biraba aba nta bwenge agira ibyo birabareba none se ushatse kuvuga ko nta bwenge agira ahubwo umuntu utanywa inzoga we nta bwenge agira oya aho sinemeranya nawe njye ndi porofeta aho sinemeranya nawe n'abandi babyumve njye icyo nabizaniye kuba wanywa rimwe kabiri gatatu umugabo wo kutanywa inzoga bafite ikibazo umva ratase umva fisi mwaretse ubu ngubu niba rero wowe utanywa inzoga mureke tubwire abanyarwanda banatwumve sibyo mu mubiri reka tubwire abakudukurikiye banatwumva niba unywa imwe ebyiri eshatu ntisimbizi nakubonye unywa inzoga sinzi ariko hari gahunda hari gahunda ya minisante yatunywerese nibura kugira ngo twirinde ibyo bintu yego tunywe gakeya katatuyobora ngo murare mu mirongote nkuko wari ubivuze ariko waba uzi neza umva impamvu mami mu bantu ba mbere b'abagabo babasha kunywa inzoga imwe uzi impamvu mami yarabivuze se uzi impamvu mami yarabivuze se mami akora ni umuganga wemewe apana babari b'amagendo bagenda babeshyaguza hariya ngo baravura kandi bari gutekenika mami ni umuganga yarabyigiye arabizi afite ubumenyi zabyo byuko ibi bintu ushaka kugiraho ingaruka ku muntu ariko nkanjye nka porofeti nk'umuhanuzi nakubwira ngo wayivuyeho kuko ntacyo yazakumarira inzoga urayinywa ikaguhemba kukugaragura muri rigori ikaguhemba kukugaragura mu bana ikagutesha agaciro hari umugabo nzovu hari umugabo yaka sibyo abo bagabo bakunda kwicwa n'inzoga wari wambona ngewe inzoga yanyishe cyangwa se n'ubwa mbere mu mbonye kuri kamera ndimo ndavuga ngo nywa inzoga hanyuma akabazo k'amatsiko cyangwa se fisi uyivuyeho hari icyo byagutwara nivira wikise ese ko utava ku nzoga kandi na muganga akubwiye ko bizana ingaruka mbi muganga yamaze imyumvire yanjye n'iyanjye kandi ejo azaba kurushya ngo muganga ngo turaziranye ngo ufate gutaho ikibazo ubu ngubu ni uko abantu bazi ko ibi bintu ndi kuvuga wenda ari uko kandi muganga niwe wabisembuye buno ni uko abantu bari bugire ngo muganga yakubonye nuko nanyweye icupa mu buzima busanzwe n'abandi n'ikindi gihe uzambaza umbaze ati sifi inzoga nzakubwira ko nyinywaho n'abandi hose hanyuma ajya gufata umutwaro ujya kugusengera uyireke uyiveho ndetse ndafata umutwaro nkusengere imana iguha umutima wo kuba wayireka ahubwo ngenda gusengera uyigeho oya ngenda gusengera uyiveho muga none se sifi amasaha yo gusara nagera urasara wasize reka twikomereze nawe wabwira gute abanyarwanda nyine ku bijyanye na vino icyo nabwira abanyarwanda amagambo make vino ni umukobanyi nk'uko bibiri bivuga vino ni umukobanyi uyinyweye ashobora gushukwa nayo bibiri ivuga ko ibisindisha atari byiza cyane nk'umuntu wubaha imana cyangwa se umuntu usenga ariko ndakeka ko sindi bujajinga umuntu bitewe n'aho asengera
kuko ntabwo Imana igituye mu ihema. Mbere twayishakiraga mu misozi, tukayishakira mu mashitingi, mu mahema, ariko bituye muri njyewe, tuye muri wowe, iri muri twebwe. none se nibiri muri nje kuki Buretse nyine mu mutima w'umuntu habamo ibintu bibiri. Habamo icyiza, hakabamo n'ikintu kibi. Noneho icyiza iyo kije kikaganzwa n'ikibi, hakora ikibi. Ariko icyiza kije kikaganza cya kindi cyiza, hakora icyiza cyangwa se agakora ikibi bitewe n'icyo wimitse imbere wahaye umurongo wawe. Ariko nka muganga ibyo avuze byo nibyo, kandi fisi twiyubahe, dukoresha imvugo z'abantu babemeramana. nta mvugo mbi navuze. Kubwira muganga ngo yamaze ari byo yigiye. Namaze nyine. Gutesha agaciro k'izina. Yubatse wowe. We peti wowe. Nta soni. Ibi nkubwira nibyo. Buretse gatoya. Buretse gatoya we munyamakuru Buronze mvanze nkubaza. Ibyo tuvuga nibyo. Uyu ni peti kuri uyu mama. Naye ndi peti. Uyu ni umuntu udukuriye. Tumenye ko twitwara mu kiganiro. Urumva peti? Muge byo mvuze hari cyankoze. Ndi mutoya kuri wowe, nawe ni muto kuri wowe. Nisi yose idukwikenye kubireba. Mu magambo banzu unyumve. Ugabanya amagambo we prophet ufite amagambo menshi. Urumva? Icyambere uyu mubyeyi sinamututse. Icya kabiri uyu mubyeyi sinamubwiye nabi. Sibyo? Kuvuga ibintu bindimo numva ngewe bindimo ntago ari ikibazo. Sibyo? Nje amakuru mfite umunyamakuru wa Celebuzi magazine. Abdul Buronze unakora kuri flash ngo murasangira. Urumva ngo murasangira niyo bari kukuvugira. Ngo murasangira ukwemera kumwe. Yego, nibyo. Reka nkubwire monshera mwe. Yego. Ngewe ninge Abdul na Abdul. Sibyo? Kandi mana buretse tuzakora n'ikindi kiganiro bundi butaha n'ahandi hantu. Ariko se ko ari kubyikuro kandi ari umuwi ntiwabonye video ari kubyina abakobwa bahena. Oya ahubwo se hari umuntu umurusha kunywa byeri. Njyewe nemereye isi yose ko ari njyewe. Kabiri mbemereye ko nihariye nazongera. Ntabwo ndongera. Nyuma yuko bambabarira n'Imana ikambabarira ntabwo urongera kumbona. Ariko wowe iyankuye kuri byeri nawe nigukure kuri byeri. None ahanga. Ndakwinginze mana umutabare umwana wawe. Nsengeye fisi turi mu kiganiro. Nicaye na muganga, mana umva ibyifuzo byanjye na muganga nuko wakura fisi ku nzoga. Hago shani izina ry'Imana. Ubu ngubu abantu badukurikiranye bagira ngo ngiye niburanywa n'inzoga. Na agapeti kamwe kazigoro niko muri kuvugira koko. Ako kamwe rero niko kamwe ni wewe ugatsindagira nk'umuntu uzihoramo. Kandi nabikubwiye wallahi nashaka gutanga. Wallahi wagira ngo ni shayitwani muri kurwanya. Uri umwana w'Imana. Imana ikunda abanyabyaha ikanga ibyaha. Uyu munsi Yesu arakugarura. Yesu ni umwana w'Imana. Nge ndi ikiremwa nyagasani. Uragaruka mu kiremwa cya nyagasani. Yataye 99 ajya kugarura cya kiremwa cyari cyataniye. Uyu munsi Yesu agufite Imana igufitiye imbabazi cyangwa se Yesu. Byose ni kimwe. Haleluya. Amen. Rero vuga Imana ibabarire kunywa inzoga. Birangiye bumvikanye. Imana ibabarire fisi kunywa inzoga. Yego. Na Yesu wacu ambabarire kunywa inzoga. Na Muhammadi wacu ambabarire kunywa inzoga. N'abasilamu bambare kunywa inzoga, n'abarokore bacu bambare kunywa inzoga. Yarihani. Hanyuma n'abanyagatulika bacu bambare kunywa inzoga. N'abahamya ba Yehova bacu bambare kunywa inzoga. N'abadivantiste bacu bambare kunywa inzoga kuko nge byose ndabyemera. Yego. Hanyuma rero nyuma yo kwihana nta rundi rubanza. Fisi ndamwejeje nk'umuhanuzi w'Imana na muganga aramwejeje kabisa. N'abadukurikiranye mu mwese. Hanyuma nkanjye prophet ibi ngomba kubiherekereza isengesho. Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye, Imana y'icubahiro, Imana y'imbabazi. Dusengeye fisi mu kiganiro ko mubare kunywa inzoga. Tala zala wini mini fomando wini dry rabi Senyeri Mungu. Ndakumva papa. Urakoze ko mubabariye, urakoze ko mutunganyije rwose. Amen. Amen. Ubu none ibintu ni amahoro. Muga. Ibintu urabona ko bigiye mu buryo. Ikintu Imana izaguhembera nta kindi. N'uyu munyago wo kuba twigishije fisi. Tugaruye fisi. Tukamugarura. Yego, akumva. Kandi na fisi Imana iramukunda. Ubu noneho fisi wemereye kuba wakubita inzoka na sikoropiyo kuko Imana iguhaye ubushobozi kuko iri kukubona mu butabazi bwayo. Dushemere fisi kuba aciye bugufi. Yego. Akumva byo tumubwira akareka kunangira umutima we. Cyane.
ingaruka nashatse kubikomozaho ofisi arakomeza ngo namusembuye Noneho yabyumvise. ariko yagarutse ingaruka zo inzoga iri mu bintu bigira amasukari menshi cyane kandi isukari ni ikintu rimwe na rimwe gikenerwa n'umubiri ariko iyo kirenze gitera ibibazo nk'amadiyabete kigatera ibibazo ku hypertension kigatera iyindi ngaruka y'inzoga ni ukudasevinga iyo umuntu yabaye imbata y'inzoga iri mu bintu by'ibiyobyabwenge biragenda ikabimbata ku bwonko bw'umuntu akajya yicara yumva ashaka atasomye kamwe yego atabaho ibyo ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo wumvise watangiye kugera muri urwo rugero ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe bwafashwe uba wabaye imbata y'ibiyobyabwenge nta kintu kizataha mu mufuka wawe cyangwa kuri konti fisi ntabyumve nabi ugeze hano turi kuganira utaricara ni kuhise ufata ntabwo ari we mvuze ariko ni umuntu wese ndi gutanga akumva ko apfa kuba ageze ku kabari akumva ko atakwicara atari kuvugira ku icupa kandi natwe duhari n'abantu bari bamutegereje bafite icyo bamushakiraga no kumubwira ibimufitiye akamaro icyo gihe rero nta kintu uzabika iwawe mu rugo bazahorana ibibazo bazahora bashonje ariko ujye mu kabari nta munywi inzoga ujya ubura gusengera kandi we baburaye abana baburaye urumva ibintu uri gutanga uri umubyeyi wakagombye no kuba urugero rwabo ubyara rwabo uzasiga n'ibyo byose bari kukureberaho nta n'icyo uzabasigira muri make na wa mwana azakora avuga ati ko na papa se yadusigaga mu rugo akajya mu kabari nawe nuko nta ejo hazaza twaba turi kuraga abadukomokaho ibyo nabyo tugiye kubimubwira kugira ngo abimenye inzoga uyikura mu ivide ikagukura mu bagabo ikakwandagaza muri rusange ni akantu kamwe ariko nta no kuvuga ibitekerezo byo mu kabari biba ari ibyo mu kabari nyine n'ibitekerezo by'ahandi biba ari biterwa ibyo bitekerezo bigira bitewe n'ahantu uri ntabwo uzavuga ijambo utasinze ngo baryange ngo ni uko utasinze ntabwo inzoga arizo zizana ibitekerezo biva mu mutwe w'umuntu wenda nunganiye muganga icyo avuze abanyamakuru ngira ngo Abdul Bronze urabimenyereye cyane mu itangazamakuru bwana umuvugizi Muranzira Thierry yabivuze ejo bundi avuga ati hari amacana amwe namwe akunda gusindisha abantu akahebya bwenge kugira ngo babone views kugira ngo baze bisebye biyandagaze ku mbuga bavuga ibintu bitari byiza avuga amwe mu masheni amwe naje kuvuga ko sinje ko yamamariza avuga ko afite uruhare mu kuba yateza imbere ibyo bintu byo kwa nk'abakobwa avugamo ibintu by'abapfumu bakura kurakuzo abantu bateka imitwe babikora ku bakobwa bakiyambura ngo dore ngo ndavura kugira ngo ibintu bihitinge bigende bigere kure rero ibyo bintu umuvugizi yabivuzeho avuga ko bitemewe bitari byiza ko bigiye guhakurikirwa nibareke turwanye ibiyobyabwenge turwanye ibi bintu byo kuba bashiki bacu bari kuza kuri media biyambitse utuntu tugera ubuse muganga ko yambaye gutya ntiyambaye neza nese icyo avuze n'icyumvikanye mu bantu nese uko naje nambaye gutya sinambaye neza nk'umusore nese Fils ubona atambaye neza ikintu cyose wavuga gifite ubwenge bw'Imana gisukuye cyagera kure abantu bakacyumva rero tubwira bene wacu bakunze gufata ibintu gufata nka yaka n'abandi ukamusindisha ibintu akaza gatukana kugira ngo ubone views ntago ari byiza banyamakuru mu byumva naguciye mu ijambo hari ibintu bibiri ngiye kubwira RIB sibyo icyambere nitutangira kujya tuvuga Fils wenda akavuga kanyombya ntaze ngo avugana ubundi showbiz nakagombye kuvuga kanyombya nawe akafata akajya ku kindi kinyamakuru nawe akaza kamvuga tukaryoshya iki showbiz dore ni ntangira kujya mvuga kanyombya akatafata iyambere akajya kuri RIB akajya kuntangaho ikirego bakamagaza wenda niyo batamfunga bakankanga cyangwa se bakambwira ngo ivina oya nukora amakosa RIB izaguhana kuko ntabwo ireba amarangamutima RIB ireba itegeko sibyo yego hari ibintu nyine mu Rwanda pe abanyamakuru bakora urugero nk'uramuntu witwa Jackie waramubonye Jackie ubona ukuntu yicara kuri kamera ubona ibintu avuga natinya gufata umugabo ngo amushahurire ubugabo bwe kuri kamera biriya bintu buriya abanyamategeko bajya kureba biriya bintu cyangwa se abayobozi babitegereje kuba waje ukamvuga ukavuga ati Noheli bimeze gutya akavuga ibiki nabo barabireba ahubwo bareba ibiki hari abantu mu Rwanda sibyo
hari abantu mu Rwanda bari muri showbiz baba Babylone ati gute ugasanga nye namuvuze aho kugira ngo nawe azamvuge turyoshye showbiz agatajya muri ribo agatajya kuvuga ngo Fisi ngo yamvuze Fisi ikigaragara tutaguce mu ijambo ikigaragara na muganga nguyu muga iki kintu kivugaho hari umuntu uza kuri YouTube akaza tukana ibitutsi bimwe ababyeyi bacu bambariyeho cyangwa natwe twambariyeho akagushahura uyu muntu rero ribijya kwitegereza ibi bintu kabivugaho yari yamaze kubona ko aya mashene akomeje kurengera nibyo icyo nabivugaho ribyo byayo byose ni abantu banatekereza kandi b'abanyamategeko bazi icyo bakora mu rundi ruhande ni leta muri make bakoresha amategeko bo ntibapfa guhubuka ntabwo nk'ibyo Fisi yaravuze ngo arakuvuguka wajya kuri ibyo byose nabo bazakurikiza ese uyu muntu yavuze ibiki yari mukuri se ibintu nk'ibyo ntibigutere ikibazo kuri ribu yikoresha amategeko kandi reberera abanyarwanda bose muri rusange naho bariya batukana bajya bagatukana nibyo twari twatangiye tuniyama ntago ari byiza wowe nkava umuganga nkuko yambaye nkamwubahuka nkicara vuga hari ibintu byo by'Imana yaboherereje umubyeyi witwa Riba arabakosora nibyo cyane ikindi cya kabiri nashaka kongeraho nyine ibyo dukora byose tubikore tunakurikiza amabwiriza leta ishiraho yego ntabwo leta ishiraho ibintu byo kutwangiza hariya Minisante yavuze Minisitiri w'ubuzima yavuze ati munywerese kubwira ubwo n'abandi bari kutureba abadashaka kubivaho no kubireka ariko nibura mugerage mwumve izingaruka ko twese zitureba nk'abanyarwanda yego kandi icyo badushakira ari icyiza atari kibi tugana ku musozo ngewe nshimiye abantu bose bari badukurikiranye mbabwira ngo kambashimire muri iri jambo riboneka muri Luka 7:13 ni ijambo rivuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ngo wirira Yesu rero akugirira imbabazi aho uherereye uri mu Rwanda uri mu mahanga ndetse mbabwira ngo nukuri shimishijwe no kuba mpuye na muganga no guhura na Fisi hari inyungu nkubonyemo hari ibitekerezo mukuyeho hari n'ibyo nkuye kuri muganga n'abadukurikiranye barya muri comment bagira icyo babivugaho ariko nukuri muganga Imana imumugisha buriya muganga akoze ikintu cyitwa kubwiriza kuko abwirije abantu kuva ku biyobyabwenge babwira ingaruka zabyo hari abantu benshi banywa batazi ko ibyo tunywa byo bitagiraho n'ingaruka rero nshimiye abantu reka mbabwire ngo mwami Yesu abaho umugisha mbaraga z'Imana zibane namwe ni wa muhungu wanyu bakunda Profete byukura bagirana Noheli 0780529080 shiraho nomero zane nanjye uwanshaka wese kugira ikibazo yabaza ntanga ubujyanama ku barubyiruko ku bana batoya bakizamuka ku babyeyi no kubaka ingo nta kibazo 0782620415 yego yanjye ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange nuko cyambere na mbere mfite YouTube channel yitwa Big Boy Show hanyuma yahoze yitwa Fisi TV ubwo wanditsemo Fisi TV nako Big Boy Show ntibize wakwandikamo Fisi TV bigahita biza hanyuma ukajyaho ugakora subscribe ugakora no kukazogera kugira ngo uzajye ubona notification hanyuma ikindi nababwira mfite Instagram yitwa nayo Big Boy Show TikTok nayo ni Big Boy Show hanyuma mugende mu following hanyuma ikindi kintu nakibwira abanyarwanda mugerageze musenge kuko Imana irabakunda hanyuma kandi ikindi nuko ngewe nta dini nshingiyeho yaba abarokore abasilamu cyangwa se n'andi madini gusa hanyuma icyo nababwira nuko ngiye nikundira idini rya Isilamu n'idini ry'abarokore idini ry'abarokore ndarishimira kandi nkashimira na Yesu kuko Yesu yaranabaye aho Yesu yohereje umuntu mbabaye igihe nararaga ndira nta muntu umbona nkirirwa ndira nkarara ntasinziriye akaguru kameze nabi gashyuha kameze mama yakoze igitambaro kikuma ngira amahirwe Imana imvanira umuntu icyangugu ntazi w'umubyeyi w'umumama iwacu arangije araza umubyeyi aransengera akaguru karakira ari ubushyuhe buvamo uburibwe buvamo karanahagarara kubyimba kuko kari karatinze uburashima Imana ndashimira Imana ishobora byose Imana ishimwe cyane reka mbabwire ngewe rero ngo ushaka kundeba wansanga ku Ihumure TV Rwanda
niho ugomba kunsanga ugakora subscribe ugakora kukazogera kugira ngo ibintu byose bijye bicamo neza. Ariko muganga nawe afite imbuga akoresha ntago yavana atazivuze. Nanjye nagira ngo mbabwire tubwire abadukurikiye ko nubwo natanze nimero ariko hari n'iyindi YouTube channel bansangaho yitwa Ibigwi Byanjye TV. No kuri Twitter nshaka kumusangaho hose mba mpari. Ibigwi Byanjye, ibigwi byawe twese ibyacu. Subscribe dukane kukazogera Imana ibahereze umugisha murakoze. Yes, abaho umugisha. Shalom. Shalom. Ibigwi Byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.